Bandimwe kanshimira Imana ko twongeye guhura muri ya gahunda yacu twigiramo ibyigisho birakuze ku kwiga Bibiliya. Ndanezerewe cyane kandi mbashimira uburyo mwagaragaje ko mubana nanjye kuri uyu murongo. Reka nanone dufatanyirize hamwe kwigana icyisho cya gatatu. Ni icyigisho kitubwira ngo iri buriro cyangwa se ijambo ry'ibanze. Iki cyigisho kirasa naho aricyo kizatwinjiza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kuko gitangirana n'umurongo wa mbere. Ni nayo mpamvu cyiswe ngo ni ijambo ry'ibanze. Reka rero mbere yuko tukinjiramo tubanze turarike Mwuka Wera kugira ngo aze kubana natwe. Turagushimye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Imitima yacu yongeye kugaruka imbere yawe, twifuza kugira ngo twumve icyo uvugana natwe binyuze muri ijambo watwandikishirije. Reka ubwenge bwacu buhuguke kandi imitima yacu turize imbere yawe. Ibyo wagendereye ko tumva, Umwuka Wera bitwumvishe kandi abidusobanurire, nuko imitima yacu yizere ibyo kandi muri byo nibwo tuzabona ubugingo. Reka ubuntu bwawe bubane natwe kugeza ku musozo w'iki cyigisho, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubabwira rero, tugiye kujya gufatanyiriza hamwe icyigisho ni icya gatatu kitubwira ngo ni iri buriro, cyangwa se abakoresha indimi z'icyongereza ni introduction, ariko turaza kwibanda ku ijambo ry'ibanze. Ijambo ry'ibanze Yohana yakoresheje aterura ate, atangira ate yandika ubutumwa bwiza. Ndagira ngo rero nsabe umuntu wese wakunze iyi gahunda y'ibyigisho abasha rwose kubona umurongo ducishaho ibi byigisho, kandi waba ubona wifuza ingingo ya buri munsi, hari uburyo bwiza butuma ingingo ya buri munsi kugeraho uko tuyishizeho. Ni ukuvuga ukanda ahantu hari akantu kameze nk'inzogera, bityo ugahabwa uburenganzira bw'uko buri munsi uko dushizeho ingingo ikugeraho. Ndatekereza benshi ubwo buryo bumenyerewe nibwo bwitwa subscribe. Iyo ukoze subscription rero ingingo dushizeho buri munsi ikugeraho. Muri iki cyigisho nk'uko nari mbabwiye rero kitubwira ijambo ry'ibanze, Yohana n'ubundi atangira aduha umurongo wa mbere, ni nawo wagizwe icyo kwibuka cy'iki cyigisho, aho dusanga Yohana atangira ubutumwa bwiza akabuhuza n'itangiriro. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Wenda tuzagenda turushaho kubyumva neza mu gihe tusoma iri jambo ngo jambo. Muraza gusanga kuvuga jambo bingana no kuvuga Yesu, kandi uwo Yesu Yohana araza kudusobanura ko mu gihe tuvuga Yesu tuba tuvuze Imana mu buryo busobanutse neza, kuko Imana mu miterere yayo no mu miterere y'umwana wayo ari we wiswe jambo, rwose turaza gusanga ari isanga n'ingoyi. Batubwiye ko mu cyumweru cyashize, kimwe mu byumweru byashize twagize ubutumwa bwiza bwagarutse ku mugambi n'intego byatumye umubwirizabutumwa cyangwa se intumwa Yohana yandika ubutumwa bwiza. Iyo ntego nta yindi kwari kugira ngo twebwe abazasoma ubutumwa bwiza tuzabone iby'ubugingo birimo, kuko intego ya nyamukuru y'ubutumwa bwiza kwari ugusobanura umugambi wa Kristo hano ku isi. Rero Yohana nawe kimwe n'abandi banditsi b'ubutumwa bwiza araduha icyerekezo n'umugambi, nk'uko twabisanze muri Yohana igice cya 20:30, ahatubwiye ngo icyatumye ibi byandikwa ni ukugira ngo twebwe abazabisoma tuzizezwe nabyo, kuko muri byo harimo tubonera ubugingo. Rero na Yohana kimwe n'abandi babwiriza butumwa banditse ubutumwa bwiza, Yohana nawe aratwereka insanganyamatsiko ze zigaragaza umugabane w'intambara ikomeye. Iyi ni intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani, ariko noneho yigaragaza igihe Kristo yari hano ku isi. Ariko Yohana we umwihariko azanamo cyangwa se icyo yihariye atandukanye n'abandi, nuko mu gutangira
ubutumwa bwiza afite ukuntu aza kubuhuza n'itangiriro, kuko yerekana ko uyu Yesu tugiye kureba urugendo rwe hano ku isi, ntabwo ari Yesu wari ubonetse igihe yavaga mu nda ya Mariya, ahubwo ni Yesu wahozeho, kuko muri Yohana niho hantu hagaragaza cyane kurenza mu bundi butumwa bwiza ko Mesiya uwasezeranwe yahozeho uhereye kera, cyane cyane tukabibona muri iki gice cya mbere nko ku murongo wa cumi na gatatu, ndetse arongera akanabigarukaho no ku murongo wa 39 w'igice cya mbere, aho avuga ko uwo nguwo Mesiya yahozeho uhereye kera kose. Niyo mpamvu ukwerekana ibi bintu kuragaragazwa mu itangiriro ry'iki gitabo cya Yohana. Araduha amahirwe twebwe nk'abasomyi b'ubutumwa bwiza kumenya uwo Yesu yariwe, kumumenya atari uko turamumenya nk'Imana gusa, ahubwo tukamumenya nk'uwahoranye n'Imana kuva kera ndetse no mu gikorwa kirema. Nubwo n'abandi bavuga ubutumwa nabo bafite ukuntu bayobora abasomyi ku gusobanukirwa n'uwo Yesu yariwe, cyane benshi bagaruka ku kumusobanura nk'uwari Imana, ariko Yohana umwihariko atuzanira aratubwira ngo uhereye kera kose, kuko aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ndetse yagera ku murongo wa 3 akavuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze ko ni Mesiya nubwo yaraje yihinduye umuntu akabana n'abantu binyuze mu nzira yo gucungura umuntu, akigira umuntu, akaza akabana natwe, ndetse ari nayo mateka akubiye mu gitabo cya Yohana agaragaza agace gato k'igihe Yesu yari hano ku isi, ariko anatwibutsa ko uwo nguwo yahozeho mbere na mbere. Rero hari insanganyamatsiko tuzasanga muri iki cyigisho cy'iki cyumweru, harimo ibintu bine tuzasangamo. Icya mbere, tuzabona Yesu nka jambo kandi bivuga wahozeho uhwanye n'Imana. Kabiri, tuzabona ko uwo jambo niwe muco w'isi, kuko Yohana avuga ngo nuko abonetse mu muco w'isi, cyakora ikibabaje nuko uwo muco utakiriwe, ariko nanone mu buryo bwo kugaragaza ko Kristo ari umucyo w'isi, biragaragara ko ari we waruzaniye isi agakiza, kuko nk'uko izuba ritanga rimurikira abatuye mu isi rikabaha ibyiringiro byo bibazanira ubugingo, bibazanira ubuzima, niko na Kristo yerekanwe ari umucyo w'isi kugira ngo aduhishurire iby'ubwami bw'Imana. Nanone kandi turanareba ko mu gihe gito cyafashwe hagati igihe yamaze hano ku isi ntago yakiriwe. Niyo mpamvu tuzamubona nka Mesiya wanzwe, nubwo atari afite ibituma bamwanga, kubera ko yarwanyijwe Satani yifuzaga gukoma mu nkokora umurimo wo gucungurwa kwacu binyuze muri ya ntambara ikomeye. Ariko turasanga nubwo Satani yagerageje gukoma mu nkokora uwo murimo, amaherezo Kristo yatuboneye intsinzi ku musaraba, atsinda icyaha, bityo abamwizeye nitumwizera natwe tuzabona ubugingo buhoraho. Kandi nanone tuzabona ko Yesu uwo tugomba kuba ari we twizera, nitwizera iby'igitambo cya Kristo yatuboneye, ugushirwa mu bikorwa kw'inama y'agakiza kutuzanira agakiza natwe, ibyo bintu nitubyizera nta kabuza tuzabona ubugingo buhoraho. Rero mu nkunde tujye mu ngingo yo kuwa mbere, aha twari turi mu mbanziriza cyigisho. Ingingo yo kuwa mbere iragaruka cyane kuri wa murongo twavuze, iravuga ngo mbere na mbere jambo ari we Mana. Hari uburyo bafashe imirongo ibiri bayikubira hamwe. Bwa mbere Yohana igice cya mbere, ndifuza ko wenda tunafatanyiriza hamwe kugira ngo ufite Bibiliya iri somo tuzarigarukaho muri iki cyumweru, ni naho tuzibanda cyane kuko byitwa ngo ijambo ry'ibanze. Ni gute Yohana yateruye igitabo cye aho bizanamo umwihariko. Umurongo wa mbere turageze ku murongo wa 3, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Umurongo wa 2, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Muribuka ko iri jambo mbere na mbere rirongera rikagaruka mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, aho Bibiliya itangira itubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Bivuze ko rero Kristo yariho mbere na mbere mu gikorwa cyo kurema. Muri iri jambo ngo mbere na mbere turabonamo Yesu wari kumwe n'Imana mu gikorwa cyo kurema.
umurongo wa gatatu urabishimangira uvuga ngo ibintu byose ni wowe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. bivuze ko iyo gihe tuvuga Yesu, uyu wari wagaragaraye mu ishusho y'umuntu, aho dusanga mu butumwa bwiza, yahozeho mbere na mbere no mu gihe cy'irema, igihe Imana yashiringaga yakoraga umurimo wo kurema, Kristo yari kumwe n'Imana kuko yari Imana mwana, nk'uko turaza kubibona hano imbere. Rero bari batubwiye ngo dusobanure ijambo mbere na mbere. Birasobanuye ngo jambo wahozeho mbere na mbere, bivuze ko yahoranye n'Imana kandi yari Imana, no mu mugambi wo kurema yari kumwe na se. Ubutumwa bwiza rero bwanditswe na Yohana butangirana n'ingingo y'ingenzi, kandi iyo ngingo iratangaje. Iratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Iyi nteruro rero ni imwe nziza mu nteruro zigaragara mu butumwa bwiza, kuko ifite uburyo iduhuriza Kristo wahozeho, ahari wenda abantu batajya baha agaciro ngo bumve igitekerezo kibirimo. Kuba Kristo mbere na mbere yariho, ibi bintu biradukurura bikaduvana mu isezerano rishya, bikatujyana ku gutangira kwiremwa, bitwereka ko Kristo yahozeho, icyo akora yigize umuntu. Turaza kureba n'akamaro ko kuba yarigize umuntu, tuzabira mu nyigo zikurikiraho. Ubwa mbere umuvugabutumwa cyangwa se Yohana aratwereka igitekerezo kirema. Igihe atubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, mbere na mbere biratwibutsa muri nk'uko twabibonye mu itangiriro ko mbere na mbere igikorwa cyabayeho kwari ugushinga imfatiro z'isi no kurema isi n'ibiyiriho. No mu ijambo imbere na mbere, jambo yariho na mbere yuko isanzure ribaho. Bityo Yohana yemeza ukubaho kw'iteka ryose kwa Yesu Kristo, izina ry'Imana yagucyubahiro. Yohana mu banditse ubutumwa bwiza arashimangira Mesiya tugiye kubona muri ubwo butumwa bwiza, ariko akatwibutsa ko uyu ni Kristo wahozeho na mbere yuko isanzure ribaho, na mbere yuko ijuru n'isi bibaho, kuko yari kumwe na se no mu gikorwa cyo kurema. Yohana kandi arakomeza ati jambo yahoranye n'Imana. Yohana arerekana ko Yesu yari mu gituza cya se. Uko twagerageza kubyumvisha kose, hari ikintu kimwe kidashidikanywaho: Yesu na Data babana mu buryo bw'isanganingoyi. Uko washiramo logike izo arizo zose, uko abafarisayo baba bashaka kuvuga ngo ni mwene Yosefu, ngo bakavuga ko bamuzi bazi n'inkomoko ye, turibuka ko Yohana w'igihe yamuhamyaga muri iki gice cya mbere aravuga ngo uyu yabayeho mbere, ngo simbasha, yavuga icyubahiro cya Yesu, yavuga ko atabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Bivuze ko ubutumwa bwiza yari afite bwari igice cy'ubutumwa bwiza Yesu afite, kuko we yamurutaga ubukuru. Yohana yari amusobanukiwe, ni nayo mpamvu atangira twibutsa ko nubwo amweretswe nk'ubwo uje umusanga ngo amubatize kuri Yorodani, kuko niho Yohana atangira kuduhamiriza ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 12. Ariko aranasobanukiwe ko uwarimo guhamya yahozeho na mbere yuko Yohana abaho, ndetse yewe kure cyane no mu itangiriro ari hatubwira ko yahozeho kandi ari kumwe na se mu gituza cye. Ariko nanone hari ikibazo dushobora kwibaza. Iki kibazo umwanditsi nawe yarakibaje. Jambo yari Imana, ariko se bishoboka bite ko jambo yari kumwe n'Imana kandi nanone akaba Imana? Iki kibazo ndabyibuka hari umuntu umwe wakimbaje ati none se iyo tuvuze ko Yesu yari Imana, none kandi arahinduka umwana w'Imana gute? Birumvikana mu bumana bwayo Imana tuzizi ko ifite ubumana butatu. Ni ukuvuga hari Imana Mwana, hari Imana Data, hakaba n'Imana mu buryo bwa Mwuka Wera. Rero ubu butatu bwayo ni ubwiru twe tudashobora gusobanukirwa, ariko icyo twizera ni uko ni ubwiru bukora mu buryo bw'isanganingoyi, nta kunyuranya kuri hagati yabo. Yesu yitwa umwana w'Imana atari ukumugabanyiriza agaciro n'ubushobozi, ahubwo yagaragaye mu ishusho y'umwana, nk'uko umwana yiringirwa na se. Ni Imana Data, nawe rero akaba umwana w'Imana. Mu bumana, haba mu mico no mu nshingano, haba mu mico no muko yagaragaje ko ari Imana mu buryo bwuzuye. Ariko kandi ntago Yesu ari Imana Data, ahubwo yitwa Imana Mwana. Igisubizo rero cyagaragaye mu bakoresheje ingeri y'umwimerere y'ikigereki, aho badusobanuye ko mu gihe uvuga Imana ni uburyo busa n'ubusangiwe.
mu gihe Imana data ari ikintu cy'umwihariko. Bivuze ko Yesu ni Imana, asangiye ubumana na se, ariko nanone si Imana data. Mu nteruro rero iri jambo bari baduhaye, Imana rigaragara nk'irifite ikinyazina cyangwa se kidafutuye, bivuga kwiharira, kandi ijambo yari kumwe na data. Rero mu nteruro jambo yari Imana turasanga rifite ikinyazina. Icyo kinyazina mu buryo bw'umwimerere kirerekana ko harimo akantu k'umwihariko. Birasobanura ko Yesu yari asangiye Imana na se. Biragaragaza ko igihe tuvuga ko Yesu ari Imana, ni Imana mu buryo basangiye ubumana, ariko nubwo ari Imana si data wa twese, ahubwo ni Imana, ni umwana w'Imana wuje ubumana kandi akaba uwa kabiri mu bumana. Bisobanuye ibi bintu byumvikane neza. Dufite Yesu umwana w'Imana usangiye na se ubumana, ariko tukagira n'Imana data. Ni nayo mpamvu igihe Kristo yabwiraga abigishwa be ati nanjye nzasaba data, bitavuze ko ari uko hari ibyo batandukaniyeho, ahubwo muri bwa butatu twase tubwirwa n'ibyanditswe byera, nuko Imana yigaragaza mu buryo bw'umwana wayo kandi ikanigaragaza mu buryo bwa Mwuka Wera. Rero ibi ntibikwiriye gutuma dufata Yesu nk'uwari uri munsi y'Imana, ahubwo basangiye ubumana. Intumwa rero iratanga igihamya cy'ubusobanuro bwo muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4, aho Yesu yari umuremyi w'ibyaremwe byose, aho tubwira ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ikintu cyose kitari gisanzweho cyabayeho, hanyuma kikaza kubeshwaho gusa na Yesu, Imana umuremyi. Ibi rwose birahamya ko Yesu nk'uko twabibonye yari isanga n'ingoyi na se, bityo basangiye ubumana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, ndetse ibyo bikatwemeza ko Kristo ntabwo ari ikiremwa, ahubwo ni umuremyi. Amagambo asoza aratubwira ngo uherekera kose umwami Yesu yari umwe na se, yari ishusho y'Imana, nk'uko Elina White yabishimangira. Aravuga ngo Yesu yari ishusho yo gukomera k'ubutware bw'Imana, ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Rero natwe twamweretswe nk'ishusho y'Imana, twebwe tubasha gushyikira, ndetse tuzabona n'umugambi uko Yesu yigize umuntu kugira ngo aduhishurire iby'ubumana bwa se n'imico ye, maze natwe adutoze, atwigishe. Ni nayo mpamvu yagaragaye mu ishusho y'umuntu. Tuzareba impamvu yabyo n'umumaro wabyo, ariko byari uburyo bwo kuduhishurira ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Hano bari batubwiye ngo ni kuki ari ingenzi gusobanukirwa n'ubumana bwa Yesu. Iki kintu abantu bagomba kugisobanukirwa neza. Mu gihe dushidikanya ku bumana bwa Yesu, ibyo bintu bigaragaza ko tudaha agaciro igitambo cya Kristo. Niyo mpamvu ngiye mbasabira ngo njye namwe, ubwo tweretswe Kristo nubwo yigize umuntu akagaragara mu ishusho twe twashoboraga gushikira, ariko ibyo ntibikuyeho ngo igihe Kristo yari mu isi yafashe ubumana bwe abuhisha mu muntu kugira ngo adushikire. Reka dusabe Imana kugira ngo ubwo Kristo yaciye bugufi kugira ngo adushikire, twizere igitambo cya Kristo, ubwo nibwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Reka dusabe Imana ngo ibi bintu nubwo bisa n'ibiri mu iyobera, abenshi bageraho bagashidikanya ku bushobozi, yemwe bamwe bakavuga ko atari Imana, twebwe dusobanukiwe ko ubwo yabaye mu isi ntagakoreho icyaha, ibyo byari bihagije kudusobanura ko ubwo igitambo cye gikwiriye kandi gihagije gukuraho ibyaha byacu. Reka dusabe Imana ngo ibyo bintu bisobanukire imitima yacu, maze mu kwizera igitambo cya Kristo tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, tugushimiye ko twitaho, tugushimiye ko tugira neza, n'igihe twebwe tutabyitayeho urukundo rwawe rubana natwe. Reka rero natwe ubwo tugire neza ukadusobanurira ibyo kwicisha bugufi, ukigira umuntu, kandi warahozeho kera, waranaremye ibifite ubugingo, ari natwe turi umurimo w'intoki zawe. Reka Data uduhe kwizeza imitima yacu ibyo bintu, kugira ngo igitambo cya Kristo kigire umumaro nk'uko cyawugize kera, kandi natwe kitugirire umumaro. Ubuntu bwawe bubane natwe, ubuntu bwawe bugumane n'imitima yacu, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.